What's poppin' my people? Uyu munsi tukaba tugarutse ahantu bita kuri Kosovo TV. Tukaba tugarukanye n'umutumirwa wacu. Nyuma y'igihe kinini narabwiye tuzaba tugenda duhostinga abantu benshi bagiye batandukanye mu biganiro byacu hano kuri Kosovo. Yaba abakinnyi ba filime, yaba abahanzi, abantu bafite impano nyinshi zigiye zitandukanye. Uyu munsi tukaba tugarukanye n'umutumirwa wacu, Hitmaker. Ni look at my eyes cyane n'izindi nyinshi cyane. Hari n'indi mizigo tubafitiye muri studio. Imizigo yo turi nayo kabisa twaje tuje. So ubwo rero tukaba tugiye gutangirana n'umutumirwa wacu hano kuri Kosovo TV. Aranabibwira abakunzi bacu, gusa mbere yuko dutangira ndagusaba akantu kamwe no kumanuka ugakirika ku kantu bita subscribe, like and comment kugira tujye ubona n'andi ma interview menshi tugiye dukora, ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, yaba amafilime, z'amantu zigiye zitandukanye mwakunze, yaba za stories z'ubuzima, biganiro bifasha kandi byubaka. Turakwakira hano rero kuri Kosovo TV. Murakoze cyane. Natangiye mbibwira. Banyita Deluxe Megastar. Ndi umusani, natangiye umuziki 2019. Ariko nkunda umuziki byatari. Urugendo rwawe rw'umuziki ariko ubanza rutari rworoshye. Ntabwo rwari bikomeye, haba harimo haso nyinshi zigenda zitwitambika, ariko nyine byose tubinyuramo So ariko iyo muvuga ati haso nyinshi, adaside nyine hari abantu batabimenya neza, akavuga ati se nimba umuje nambwiye ngo haso nyinshi nizi haso yaba yarahuye nazo ra, hari amafaranga kujya muri studio kuri codinga ibiki byose, ibyo byose rigaba tuba dukeneye no kubimenya neza. Tuvuga ati se uyu munsi nimba turi kumwe n'umuje hano kuri Kosovo TV, ubundi ngenda ndashaka ko tuganira no ku rugendo rwawe rw'umuziki guhera ukiri umwana, umuziki wawinjiyemo gute, story about nyine ku buzima. Sibyo? Ni gute wisanze mu muziki se? Aba hari umuntu ugeze kugira inama abwiye ati ndabona ushoboye Deluxe rero watangira umuziki, ufite impano, kibatangira ari abantu bakugira inama cyane ibintu wumvishije bikurimo ukavuga ati ngiye Deluxe ngiye gutangira umuziki, ngiye kujyamo. Ubundi njyewe nkiri mutoya ngifite nk'imyaka 5, hari umusani wigeze kuza iwacu mu majya iburengerazuba. Yaraje bamwitaga Riderman. Imana akubita imirongo arankuma byatari, ndavuga nti man nanjye ngomba kujya mu muziki. Nakuze mufana byatari, ubwo guhera icyo gihe skoro n'iki najyagaho niregwaga nsaba udustage guhera mu wa 2 primaire. Nakundaga kuririmba byatari, ubwo rero nkura mbikunda ariko nyine nta bushobozi bwo kujya muri studio nkajya nkubita nka skoro, nyine nkajya nkubita udustage n'iki nkiri mutoya. Noneho nyuma nibwo naje gukura nyine mbikunda, ndangije nzi Kigali biba ngombwa nyine ko ntigita uduceri narangiza nkajya muri studio. Ubwo nageze i Kigali 2018, 2019 nibwo nagiye studio. Ugera muri studio umunsi wa mbere wumvishije umeze gute? Man biba bikomeye, abari haso ni kwa kundi naze nkubwira, nyine biba bikomeye cyane. Urakora ukumva nyine nta kintu uri gutamo, bakakubwira ati ariko man ibintu uri gukora urabizi. Kandi wanishuye? Wishuye man, wishuye amafaranga yawe, ariko watamo kumva barakubwira ati man ibintu uri gukora si ibintu bya kabisa, ariko kubera kumva nyine ugomba kubikora nubwo baguca intege, ukagumya ugahanyanyaza. Nyine tugwanyanyaza mvuga nyine nuguhatiriza imbaraga cyane. Umbwiye yuko watangiye kuririmba wajya gunasaba stage ukiga mu wa 2 primaire cyane. Ko numva watangiye kera se umujene cyane kera nyine, ariko ikintu cyago none se nka gutya ujya gutangira umuziki, ntago byibuze iwanyu babifashe gute? Ntago bavuze ati umwana wacu ahindutse ikirara agiye kwishora mu bintu by'ibiyobyabwenge, itabi, kujya mu bintu nyine bitari byiza, dore yuko nyine abantu bagiye mu muziki adaside nyine hari abantu bumva nyine bahinduye character bagiye kwangirika. Mu rugo babifashe gute papa na mama? Ibyo ngibyo ntago byabura, nyine tubanci intege. Hari mere yavuze ati ariko ibintu urimo ibyo bintu ko ari iby'uburara, ibyo bintu ninde wakubwiye ngo ubijyemo? Ariko ngiye kubera nabikundaga nyine nagumyaga mbima amatwi nyine simbyiteho. Ubwo rero bakagumya kumbuza nyine nkajya mbahateza mubwira nti wapi, njye nta mafaranga nzigira mbasaba yo kujya mu muziki, nzayishakira ariko mundeke nyine nkora ibintu nkunda,
kuko nakuze nkunda muziki bya hatari. byibuze se ugeze i Kigali hari ahantu bigeze baguhostinga, hari ahantu wigeze uhostinga ukajya kuririmba, hari abantu bigeze bagutumira ku mateleviziyo, haba hari indirimbo wigeze ukora ukigera i Kigali? Okay, ngeze i Kigali namaze umwaka ntarakora indirimbo, ariko mfite intego yo gukora indirimbo. Naratigise nyine umwaka wose mbona ibiceri njya muri studio, ndangije ndakora nsohora umuzigo wanjye wa mbere 2019. Ubwo rero ahantu nigeze guhostinga, nagiye kuririmba n'abantu bita Norvege, barantumiye kuko nagiye kuhashotinga indirimbo yanjye yitwa Namba. Babona indirimbo nziza cyane, arangije barambwira ati ariko turabona ibintu byakora ari fresh, turifuza ko wazaza ukaririmba hano nyine tu. Barantumira nyine ndagenda ndatwika. Ahandi naririmbye ni ahantu bita Nyacyonga. Nyacyonga kari kure cyane aho hantu njya numva bahavuga. Ni kure ariko nabwo ni umujama wanjye nasharinze, wari umubosi nyine tu. Wari umubosi ayoboye akabari, nabwo arangije arambwira ati mani ntumira muri weekend, ntumira abahanzi, ndifuza ko wazaza ukantaramira. Ni ahantu habiri honyine. Saba kujya turenge kuguhostinga nuko nabonye ufite platforms zigiye zitandukanye kandi uko uri umuhanzi ufite indirimbo kandi nziza cyane. Ndavuga ati byibuze byaba byiza umuntu aguhostinze ukaza hano kuri Kosovo TV bakamenya ati se umuntu bita Delax ninde, yakora iki, ibikorwa. Ikintu cyakubereye imbogamizi rero kuva watangira uno muziki nyarwanda cyangwa muri no industry yo mu Rwanda cyaba ari iki? Ikintu cyambereye imbogamizi ni ubushobozi kiri mu bintu byagiye bimbera imbogamizi cyane cyane ku buryo utabyumva nyine tu. Harimo kwiringa, kwimenyera buri kimwe, geto n'iki. Noneho ba nyiri ibyondo mani hari akantu kajya kansetsa. Amerutse kuganira n'umujama w'inshuti yanjye ufite inzu i Kigali, ndamubwira ati mani nyiri ibyondo nyine amereye nabi n'iki, ari kunyishyuza amafaranga. Icyo gihe nari nakubiswe namaze iminsi ntakora. Arangije arambwira ati mani burya ni gutyo mudutuka, akantu ka nyiri ibyondo si keza, ako kantu ubuzanyemo ntabwo aba ari sawa. Mani mwagiye mutwita bosi cyangwa mabuja, ariko ako kantu ntabwo ari sawa nyine mani aba ari danje nyine tu. Ariko ikintu nyine kijyanye n'ubushobozi bw'amafaranga byo mani aba ari hatari tu. Nose uyu munsi ndimo ndibaza byibuze muri cya gihe wari ugeze i Kigali, hari umuryango wari ufite wakwakiriye cyangwa nyine waravuze ati ngewe uko byagenda kose ngomba kugera i Kigali nkashakisha uko mbaho nyine tu? Ese iwanyu banabyakiriye gute buri vuga ati ngiye kuva mu rugo ngiye i Kigali? Okay, njya kuza i Kigali mani nta nubwo nigeze nteguza home. Ngiye natigise uduceri nyine ho mu cyaro nyine aho nabaga. Ndapagasa ku bw'amahirwe ngiye kubona mbona ncituye dombise nkani mu gupagasa kwanjye. Naje navuga nti ngomba kujya gushakira life i Kigali, niko guhaguruka mani. Ntabwo nigeze naka ubushobozi ngo mvuge ngo mumfashe nyine ngiye kuba i Kigali, reka narabyitegeye maka mbigezeho nyine tu. Naje i Kigali ndakodesha n'ikigwa nyine byari danje tu, ntabwo naje mfite akamatera. Ariko urumva ko ari urugendo dukomeye bya nose. Buriya itandukaniro wabonye mu cyaro n'i Kigali ntirihe buryo nyine? Urumva nyine nimba wari uvuye mu cyaro wari uje gushaka amafaranga, ese urebye ubuzima bw'i Kigali n'ubwo mu cyaro niho amafaranga aboneka nihe nyine? Icyo kibazo mbajije kiroroshye cyane mani. Hose ubwose ubizi Kigali mani hahora ari ahambere mani. Siko ubu ngubu niyo wambwira ngo se wambwira ikira subirayo, niyo wambwira ngo nsubireyo ngo urame 500, siko nasubira mu cyaro mani. Ngiye i Kigali nyikunda kuba mani. Ugereranyije nk'ubu ngubu se nko ku mwaka ushobora nko gukora amafaranga angahe ku mwaka? Okay, iyo nabonye job hari igihe nshobora gushitura n'udombi nka 800 cyangwa na miliyoni nayikorera nabonye job. Uri bwishyura inzu, uri bujye muri studio ugakora umuziki, ugakora ayo mafaranga kari make, kuko ayo mafaranga aragufasha kuko muri ibyo bintu byose ukora. Nyine abari hasi ariko byose nyine umuntu arabicara inshinga nyine akabihuza tu mpaka bigacamo nyine tu. Biba bigoye guhaha ibintu, kurya
kwishura inzu n'amatike tuba dukatakata kujya situ aba ari danje ariko nyine umuntu arabyeranja bigahora tu. Nose Delax ubu ngubu urabona yuko babashije kuba babona amahirwe yo kuba wajya muri studio ugakora iyo ndirimbo ugakora video, yego nubwo uyu munsi bikiri imbogamizi kuri weho hari ibintu ugenda uhura nabyo ariko urumva bitandukanye na mbere uvuga ati byibuze ngiye gutangira kujya mu muziki, ntago wari uzi muri studio ukuntu hasa nubwo wari uzi n'impumuro yaho. Umva wakoze amavideo menshi, n'ejo bundi nabonye hari indirimbo yari kunyura kuri RBA na KC tubushize nabonye baraguhostinze muri ya tuwari umaze iminsi ukora ku mateleviziyo nyine tu. So ubu ngubu ndimo ndibaza byibuze uramutse uhuye n'umuntu ufite impano avuga ati uko byagenda kose nawe ndifuza kuba umuhanzi, ndifuza kuba nakora indirimbo ariko atabifitiye ubushobozi byibuze nyine mu rwego umaje kugeraho n'icyo ushobora kuba wamufasha nyine tu. Urumva yewe biratandukanye na mbere nyine utaratangira umuziki. Umunsi nyine ushobora kuba wabona uburyo ujya muri studio ugakora indirimbo, iyo video ugapromotinga ibikorwa byawe. Support naha ku mwana ufite impano, nyine icyambere namuha support namuha ya mbere niyo kudacika intege. Iyo support nayimuha kumubwira nyine agashiramo imbaraga mu bintu akunda. Indi support namuha namugezaho dukorera nyine hot recordingira. Hano hari akantu ka mbere wambajije kavuga ngo nkigera muri studio bwa mbere man, nagiye muze muri studio bwa mbere mbona ni ahantu hateye ubwoba cyane. Nahageze nahasanze ba Papa Cyangwe narabafanaga nyine nyuma ndangije ndatitira mwana byatanye ndavuga nabo basani burya avuga nabo basani mpuye nabo ko numvaga nyine ari ibintu bya danje ariko nyine byose byaje akantu k'ubwoba nyine nakikuyemo mpaka nyine tunihagarara nk'umugabo nyine. Umaze gukora indirimbo zingahe kuva watangira umuziki? Maze gukora indirimbo zigera mu 8. 8? Yeah. Iya mbere ni iyihe? Iya mbere ni Show Me, iya kabiri ni My Baby, iya gatatu ni True Love, iya kane ni Bwira Umutima, iya gatanu ni urumva ni indirimbo nyinshi cyane kabisa. So indirimbo byibuze wabonye yakukururira abafana cyane, abantu bakavuga ati byibuze ibintu birimo urakora uyu munsi bifite ahantu birimo birava naho birimo biragira, yaba ari ihe ndirimbo yakuzamura audience cyane? Indirimbo yanyamamaje cyane, indirimbo yitwa Look at My Eyes. Wayikoze wenyine cyangwa wari ufatanyije n'abandi bantu? Nayikoranye n'umusani bita Viva n'undi bita King KG. Abantu bayakiriye gute? Bayakiriye neza cyane, nagiye mbona comment nyinshi nziza cyane. So byibuze se n'iki urimo urateganyiriza abafana bawe cyangwa abakunzi bawe mu gihe kiri imbere? Ntanga kuri Kosovo TV twabashe kuba twaguhostingira, n'iki nyine muri ka gaseke kagipfundikiye udufitiye kuzatanga twereka mu gihe kiri imbere? Mbafite byinshi byiza cyane, nko muri uku kwezi kwa 9 tugiye kujya nako twakugezemo. Kwezi kwa 9 mbafite umuzigo bita single, ni umuzigo mwiza cyane. Ni umuzigo mwiza cyane mbafitiye, niba witege icyo nzi cyo kabisa. Ariko akantu gato utarancika babariro banzunemo kabisa dore ariko urabona ko nari nihanganye cyane kabisa. So freestyle kabisa shawari wantendiye kabisa. Aniba gusama arasaba namba, ankuba ngamiye nemera icyaha, asinzaho kuryama neza byava, anafite uburyo bwo kuguhamagara ni nk'ifigenda inkurura gake mu mazi, uwo mubavu wawura nkurura uburyo ntasi, hari agatwenge kari kuza maze nk'abipanje, ndabona bidasanzwe amaso n'amakaritasi, usa n'uwanyweye soda mbega wakaranze akanyobwa, wambara igikobwa nugera mu rugo ubwire yaze kukoshya. Aniba ntanafone sigaraniye, inshaka yuko tuvugana bambe, inshaka kujya nkuvugisha tukarya isi, akuramo agasimu kadukame. That's what's up my guy. Ntago nabyemera ongera unemo kabisa. Freestyle kundi muzigo kabisa urenze wagukomye cyane byibuze muri no minsi.
uvuga ati byibuze ino song byibuze irimo irankorera bya danje kandi umva yuko n'abafana bazayakira neza kabisa. Yo song nshasha se cyangwa ushaka Even we iyo wateguye ari yose yaba ari uteganyiriza abantu mu gihe kiri imbere nka surprise byibuze nyine freestyle aga freestyle nanditse kake mu makayi narasohora gukoma cyane imira gukora uvuga ati uko byagenda kose ndabizi bazayakira neza audience mfite cyangwa fame mfite ntago bizanga uko byagenda kose bagomba kuyakira neza kabisa. Gutyo nyica mu mutwe igihe uri mu ndeba binyongera imbaraga iyo uvuze ko nshaka hadonke mabebe igihe cyose uzama ndikwibagirwa ibyikoca urota amafaranga ni kenshi cyane mwavuze ko ntakunda abafiye viva nshuti yanjye dore hari umwana unkwiye twa tuntu nabonanaga bababire ubu ndadukora ndiromeyo nabonye juri natinyaga gutanga indabo nzikari ubudage nagiye kera ku busa bibaye ibintu byanjye habadman baby yanjyanye mu rusengero. Chamojene urangije kabisa. So rero Delaxy nishimiye umunsi kuba nakwakira hano kuri Kosovo TV. Yewe no muzigo mbafitiye imbere kabisa. Byibuze se ufite platform ukoresha YouTube, Instagram, abakunzi bacu baramutse bagukeneye twagusanga he? Okay. Instagram yanjye ni Delaxy Megastar. YouTube ni Delaxy Megastar. Twitter yanjye ni Delaxy Megastar. TikTok and Delaxy Megastar. All platforms. Zose ni Delaxy Megastar. So uyu munsi nkaba nishimiye kuba twabanye hano kuri Kosovo TV. Ese niki wabwira nk'abakunzi bacu ba hano kuri Kosovo TV ni kiye kintu before you kugenda ndabizi n'ubutaha uzagaruka kuko hano you are welcome ni mu rugo. Ikintu nabwira abafana ba Kosovo TV nababwira ko nyine ibafitiye byinshi byiza cyane byinshi cyane. Bagumya bakayikurikira bagakora subscribe bagakora kunzogera undi bagakurikirana showbiz yayo y'ibiganiro n'iki byose cyo nzi cyo babafitiye byinshi byiza bakore kunzogera kabisa bajye babibonera ku gihe. So mujene thanks kabisa ko uyu munsi waje kwifatanya natwe ni ibintu by'ingirakamaro kandi next time you are welcome kabisa. Thank you papa, thank you kabisa.